hari igihe umuntu aba yiyemeje gukora ikintu yishimiye icyemezo yafashe, arakaye, akeneye kwihorera, yifuza kugaragara, ariko si yatekereje ku cyo agiye gukora, aba ashaka ukuri cyangwa ashaka kumva yitonze. Ariko nanone uko umuntu atekereje siko ahitamo, kandi uko yifashe siko ahamya ibimubamo. Niyo mpamvu hakenewe igisubizo kimwe kibibanziriza byose. Ese icyemezo ufata gendera ku marangamutima cyangwa ashingiye ku kuri? Abanzi b'imbere batagaragara ni amarangamutima n'ukuri. Amarangamutima ni nk'umuyaga, araza akagukura hasi akagukomeza, akagira ngo uri gukora ibihambaye, ariko nawe uko ubizi uko amarangamutima ari nk'umuyaga arazima agasiga ubusa. Ukuri ko ni nk'amabuye ari mu butaka, ntuyabona ako kanya, bisaba gucukura, ugatuza, ukareba hasi, ugakora akazi k'inzitane kugira ngo uyabone. Rero n'ukuri ni nk'uko bigenda iyo ugukoreye kuraramba. Icyo ugomba kumenya, amarangamutima ahinduka buri saha, ariko ukuri kuguma ku murongo, kuko amarangamutima y'ako kanya ashobora kwica ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu abanyabwenge bo hambere bagize bati kwigira inama mu burakari ni nko gushushanya inzu igihe ukiyirimo. Nanone icyemezo cyiza ntigifatwa n'umujinya cyangwa n'agahinda, gifatwa n'ubwenge butuje. Naje gusanga ubwonko bw'umuntu bufite ibice bibiri. Icya mbere ni amygdala, igice gicunga amarangamutima, uburakari, ubwoba n'ibyishimo. Naho igice cya kabiri prefrontal cortex ni igice gishinzwe ubushishozi n'ubusesenguzi. Iyo umuntu afashe icyemezo ari mu marangamutima menshi, amygdala ifunga prefrontal cortex, ni ukuvuga ko ubushishozi buhita buzima. Mu mwaka w'2008 abashakashatsi bo muri Harvard berekanye ko abantu bafata imyanzuro yihuse bitewe n'amarangamutima bicuza 73% by'imyanzuro mu gihe kiri hagati y'amasaha 24 n'ibyumweru bibiri. Bityo bigaragaza uko wumva ibintu siko biri, ariko nanone uko wicaye ukabisuzuma niko ugera ku kuri. Ese ubundi wakwibaza gute niba uri kugendera ku marangamutima cyangwa ku kuri? Ese iki cyemezo ndagifata kuko ndakaye? Ese ndakora ibi kugira ngo nishyure agahinda ko hambere? Ese ndashaka kwihorera cyangwa ndashaka gukiza? Ese mbikora kuko numva nashoboye kwihangana? Ese iki cyemezo ni icy'amarira cyangwa ni icy'umutuzo? Nimba amarangamutima abeshya, ukuri ko kurababarira kukanakiza. Hari igihe wishimira umuntu cyane ukumva wamugirira icyizere nta gushidikanya, wenda yagusabye amafaranga akakubwira amagambo meza. Icyo gihe mu mutima wawe ugira ikintu kigutera impuhwe, ariko icyo wumva si ukuri, ni impamvu y'amarangamutima. Hari igihe usanga ushatse kwegura ku kazi kubera ko wagiranye ikibazo n'umuyobozi, ariko se koko ushaka guhindura ubuzima cyangwa urimo gucika intege? Wagakwiye kubaza umutima wawe uti ese ndakora ibi kubera ko umutima wanjye urimo kubabara, cyangwa kuko umutima wanjye urimo kumbwira ko ibi bintu nta gaciro bifite? Reka noneho tuvuge ku kuntu abantu benshi bisenya. Umuntu arashavuye agahita atandukana n'uwo bashakanye, umukozi ararakaye agahita asezera ku kazi kandi nta handi yateganyije, umushoramari agahomba agahita acika intege burundu, umukobwa agahura n'agahinda agahitamo inzira mbi y'ubuzima, umusore yabona abandi baramusize agahitamo kubeshya kugira ngo nawe agaragare. Ibi byose tuvuze ni ingero z'imyanzuro ifatwa n'umutima utari uri mu kuri, ahubwo ushenguwe n'amarangamutima. Uri kugira imiterere idasanzwe, uratuza, ikindi kurakomeye. Ko ukuri ni kuvugira hejuru, ikubwiriza, ntigusunika, kuri kuza gake kuganisha ahantu hisanzuye. Niyo mpamvu umuntu wicaye mu mutuzo yumvira imbere mu mutima we, akarusha ubuhanga wa muntu wihuta ngo afata ibyemezo kubera ibyo yumvise. Abahanga babagira ikibo hambere avuga ko umuntu w'ukuri aba afite umutuzo uhuza ubwenge, umutima n'imbaraga z'umubiri. Kugira ngo bigereho bisaba kwigomwa, guhora wishimira ibyo wumva, ugasaba umutima wawe ukuri, apandika inyuma cyiza cy'ako kanya. Umva noneho uburyo bwo kumenya no gukoresha ukuri aho kugendera ku marangamutima. Icya mbere, tekereza amasaha 24 mbere yo gufata ibyemezo bikomeye. Icya kabiri, andika ibyo wumva n'impamvu zirimo kubigutera, uzasanga ibyinshi biri guterwa n'amarangamutima. Icya gatatu, uganiriza umuntu wiyubashye, apana uzagushyigikira gusa. Icya kane, senga cyangwa wicecekera iminota 10, tegereza igisubizo mu mutima wawe utuje. Icya gatanu, ibuka ibyo wakuye mu isomo mu gihe cyashize, uko ari bwo bushobozi bwawe bwo kumenya aho ukuri kuri. Ese wowe urimo kunyumva aka kanya urinde muri aba bantu? Uri wa muntu ufata imyanzuro bitewe n'uko wababaye, wababajwe, washimishijwe, cyangwa uri wa muntu utegereza akamenya ko ibyo yumva byose atari byo akwiye gukora? Ese wakemura ikibazo uri mu marira? Ese wakubaka umubano uri mu burakari? Ntibishoboka. Rero umuntu ufata umwanzuro atabanje kubaza umutima we aba ameze nk'ugendera mu kizima, akizera ko ari bwo azabona urumuri.
kutuza akabanza akabaza umutima, akawubaza ati ese ndashaka iki, ndakora ibi kubera iki, waba ari buzagera kure. Icyo ugomba kumenya, ukuri ni gutangaza ako kanya ariko kurakiza, kandi kugakiza burundu. Nta marangamutima yaratwika ariko ukuri kurubaka. Icyo nakwibutsa aho umariye kumva iki kiganiro, baza umutima wawe nimba uri kugendera ku marangamutima cyangwa nimba uri kugendera ku kuri, kuko amarangamutima guhindura umuntu ariko ukuri kukaguhindura ubuzima. Ndagushimiye wowe tubaze kubana muri iki kiganiro, mwibutsa kureba n'izindi video zatambutse no gusharinga iki kiganiro ku bantu bose. Tanga ibitekerezo byawe muri komenti, ukanda subscribe, ugashyigikira umuryango mugari wanyu w'impamba y'ubwenge. Ndabashimiye.